dukoresha hirya no hino aturuka muri iki gikoresho cyitwa generator. Ni ukuvuga ngo noneho hano ngaho urabona murabizi mwese mufite umuriro w'amashanyarazi, igihugu cyateye imbere muri rusange, ariko hari ukuntu umuriro ugira gutya ukabona uragiye. Iki gikoresho rero umuntu agifite muri business runaka zitandukanye, iyo umuriro wagiye tubasha kubona undi muriro bitadusaba. Welcome to the RWA Innovation Hub, empowering youth through technology, engineering, and skills development. Yes, tubahaye ikaze mwebwe dukurikiye kuri RWA Innovation Hub. Uyu munsi rero turi kumwe n'aba expert mu bintu by'amashanyarazi, n'aba expert bakiri batoya. Reka batubwire mu bintu batuwe bakora, baratangira batubwire ibyo bakora, batubwire kariyeri yabo. Mbese ahangaha kuri RWA Innovation Hub ducishaho ibintu byinshi bitandukanye, ariko bigendanye na tekinoloji n'ubumenyi ngiro na innovation byose muri rusange. Nta kintu muzatuburana. Tubahaye ikaze guys. Murakoze nyine yewe nkurikirana ibintu by'amashanyarazi cyane, ndacyabyiga ntabwo ndabisoza. Ariko nyine ndabyumva kabisa umaze kubimenya cyane. Okay, good. Mugenzi wawe nawe nibyo yize? Nibyo yize, reka nawe ababwireho, reka ndeke kumuvugira ababwire. Yes. Murakoze. Nanjye ibintu by'amashanyarazi nibyo nkurikirana, ariko ntekereza yuko urwego ngezeho ari byiza kurusha uko natangiye. Okay, ni gute wisanze mu mashanyarazi? Byabaye nk'ibintungura, ariko ngezemo nza kubikunda cyane. Numvaga amashanyarazi nyine ari ukugenda ukatsa itara bikaba birarangiye, ariko naje gusangamo ibintu byinshi kandi byiza. Okay, nk'umuntu ubu ngubu uri gutekereza, twe turi kuvuga amashanyarazi, wenda mwebwe murayazi, nanjye nyazi mu rugo, ariko nk'umuntu utazi ijambo amashanyarazi, mbese wamusobanurira mu ncamake gatoya amashanyarazi ni iki? Amashanyarazi ubundi ni urusobe rw'ibintu byinshi bimeze nk'aho ari ryo shingiro ry'ubukungu muri rusange. Yego. Wenda turaza kugera mu dutembereze ku bintu nabonye mwiga ibintu byiza cyangwa mukora ibintu byiza. Muragenda mutubwira ibikoresho se bikora iki, bigenda bikoreshwa he, se ubeshuwa nimba kiramutse gipfuye wagikora. Wenda reka mugenzi wawe nawe atubwire amashanyarazi ni gute wisanze mu mashanyarazi. Ngewe nkuru yanjye irasekeje ni ndende, kuko amashanyarazi ndayakunda cyane. Yego. Ndayakunda cyane. Naje yansabye kubitekerezaho igihe kirekire ko ngomba kwiga amashanyarazi, kuko nabanje kureba ko hanze bimeze. Ibintu byose ni ukuvuga ngo nta kintu umuntu yakora atashyizemo amashanyarazi kijyanye n'iterambere. Yego. Ngira ngo n'ubu aka kanya hano ngaha urebye ahantu turi, amashanyarazi urayabonamo cyane. Yego. Ni ukuvuga ngo urabona iyo igihugu kigize gutya nk'umuriro ukabura mu gihugu hose, ibintu byose birahagarara cyane. Bivuze ngo muri kwiga ibintu byiza cyangwa mukora ibintu byiza, ntekereza ko mudatekereza ubushomeri. Reka ibyo ntibibaho warize amashanyarazi. Uri umukozi mu kazi cyane. Okay, wenda reka mudutembereze, nanjye ubwo ku matsiko ndaza kugira ndagenda mbabaza ku ibyo bikoresho byanyu. Wenda duhere kuri ibi ngibi. Ibi ngibi uri kubona, izi ngizi mu kinyarwanda babizi nka turunevisi. Amaturunevisi. Okay. Turunevisi agufasha gukora akazi gatandukanye k'amashanyarazi, bifunga binafungura. Okay, mugenzi wawe nawe nikabyemerera? Cyane. Turunevisi zidufasha gufunga utuntu dutandukanye, urabona yuko zitandukanye no mu ngano. Njya nzibona ku abantu bakora mekanike, namwe murazikoresha? Turazikoresha cyane, kuko habaho gufunga no gufungura ibikoresho bimwe na bimwe by'amashanyarazi nk'amaburo n'ibindi. Okay, hanyuma iki ngiki cyo ni iki? Ariko nanjye ndakizi, ndabona ari itara. Iki ngiki ndakeka iterambere ryageze hose, abantu benshi bagisobanukiwe. Iri ngiri ni itara ry'amashanyarazi. Mbese mu magambo make itara rikora gute? Itara uburyo rikora rero, rikora icyo bita gusapurayinga se cyangwa kurishyiraho ingufu z'amashanyarazi. Yego. Kugira ngo ribashe gutanga urumuri, niwo mumaro waryo. Kwanga rwakira amashanyarazi tukabona urumuri. Itara dukora connection. Connection nyine ni uburyo bwo gufata amashanyarazi ukayayobora kuri rya tara kugira ngo rikore
guhe rwa rumuri. Aya nanjye ndayazi. Hanyuma reka iki ngiki nacyo mu mashanyarazi mugikoresha gute? Iki ngiki turagikoresha rero, urabona hari sharijeri hari na telefone. Yego. Sharijeri ubusanzwe abantu benshi bazi yuko ari ukugenda ugashyira kuri telefone ugacomeka ahantu, ibyo gusa. Okay. Ariko nacyo ni igikoresho cy'amashanyarazi. Yego, ni igikoresho cy'amashanyarazi kubera yuko urugero nk'amashanyarazi amurutse yagiye ntabwo wagicomeka ngo umuriro uzajye muri telefone yawe. Ko nkizi nk'igikoresho cy'itumanaho. Telefone yo ni igikoresho cy'itumanaho birumvikana, ariko telefone ni ukuvuga ngo idafite wa mugozi uyirahurira umuriro kugira ngo ikore ntabwo yakora. Rero uriya mugozi cyangwa icyo tuzi nka sharijeri uyicomeka kuri ya mashanyarazi igatwara umuriro muri ya telefone yawe kugira ngo yatumanaho yawe rigende neza. Okay. Reka dukomeze n'ikindi turebe telefone ngira nta muntu utayizi. Okay. Hanyuma akaradiyo kanjye gahora hehe? Ku musego cyane. Aka nako ni igikoresho cyo mu mashanyarazi. Cyane iki ni igikoresho cyo mu mashanyarazi. Kera hakoreshwaga cyane cyane nk'amabuye, ikintu kizwi nka dry cell. Yego. Ariko amabuye nayo ni uburyo bw'amashanyarazi. Ariko uko iyo hagenda habaho ivugurura mu iterambere, nyinshi zisigaye zikoresha imigozi zikora zicometse. Nuko ngo urayicomeka ku mashanyarazi. Cyane. Uyicomeka nka ya telefone nini ukabasha kumva. Ikibazo cy'amatsiko, iyi radiyo iramutse ipfuye nk'abantu mwiga amashanyarazi, mushobora kuba mwakongera mukayisubiza neza ku murongo mu buryo bwo kuyikora? Cyane. Iyi radiyo ipfuye cyangwa ikwamye wa mukecuru wivugira ngo akaradiyo kanjye kaba ku musego, akagira gutya agacomeka akumva ntabwo iri kuvuga. Iyi ngiyi turayikora neza kandi vuba byihuse. Turaza kubaka nimero zanyu bazajya babahamagara aho muherereye hose. Okay, ndabona na televiziyo muzifite. Cyane, n'iriya ni televiziyo izwi nka flat. Iyi ngiyi nayo televiziyo y'amashanyarazi kugira ngo ikore ibashe kwerekana ya mashusho yayo, ni ukuba wayicometse kuri ya mashanyarazi. Cyane nazo turazikora, televiziyo na za radiyo twabonye na za telefone twabonye byose. Hanyuma reka dukomeze tutaza gutinda, tugende tubinyuramo byose. Hanyuma iki ngiki, iki cyo ngiye ntacyo nzi. Iki nacyo ni igikoresho cy'amashanyarazi. Iki ngiki bacyita mutobozi mu Kinyarwanda, mu ndimi z'amahanga yitwa drill machine. Iyi ngiyi tuyikoresha mu buryo bwo gucukura ahantu mu buryo bwihuse, nayo ikaba icomekwa ku mashanyarazi. Ni igikoresho cyihutisha akazi cyane. Urabona nyine twebwe tugiringa n'ibintu by'amashanyarazi. Urabona kukwesitara, wambwiye ngo itara urarizi wawe urarifite, kugira ngo baryesitare hari aho wagiye bubaka se bahasenya. Niyo twe turi gusenya igikuta cyangwa turi gutobora ahantu dushaka gushyira ibikoresho byacu bitworoheye, iyi ngiyi dukoresha iyi mutobozi. Urabona urayisapurayinga cyangwa uyishyiraho amashanyarazi, ikoresha kariya akantu ubona k'agasonga imbere yako, iri gutobora ahantu bikagenda neza, nyine akazi kakoroha. Ni ukuvuga ngo reka iyi ngiyi menye ko ari mutobozi mukoresha muri gutobora, mwihutisha mu kazi kanyu. Ikindi ubwo twaba tugezeho, iki ngiki mugikoresha gute, mugikora gute, mbese gihurira he n'amashanyarazi? Iyi ngiyi ni ipasi y'amashanyarazi. Abenshi bazi iz'amakara cyangwa iterambere kubera ko ryageze ahantu henshi, iyi ngiyi barayizi. Iyi ngiyi ikora nyine ni ipasi, urayicomeka. Urabona ko ari akantu kameze nk'akazeru karimo hagati, kariya niko bitewe se n'ingano y'ubushyuhe ushaka ku ipasi yawe, uragenda uregera ukongeza cyangwa ukagabanya bitewe n'imyenda uri gutera, ukayikoresha utera imyenda yawe. Kandi kuri iyi pasi ubona, iramutse igize ikibazo rwose kuyikora ni nk'ako kanya. Hari abantu bapfusha amapasi bagahita bajugunya. Turabakangurira amapasi ntabwo ipfe, ntabwo bayijugunya. Ipasi turazikora zikongera zigakora neza cyane. Ni ukuvuga ngo urumva ko cya kibazo cyo kuvuga ngo muzarangiza cyangwa amashuri yanyu narangira muzajya gushaka akazi, ibyo byarakemutse? Byarakemutse cyane rwose. Ushaka ukabona ni byiza wagacapa, ariko utanakabonye uraza muri ibi ngibi. Iki cyo nanjye ndabona nkizi ni keto, nacyo ni igikoresho cy'amashanyarazi. Keto ni igikoresho cy'amashanyarazi rwose, bakunda kugikoresha nko mu gushyushya amazi. Kigiramo ikintu bita heating element. Agakoresho kadufasha kugira ngo tuzamure ubushyuhe, duteke amazi yacu ashyuhe kandi vuba. Ni igikoresho ducomeka ku mashanyarazi. Abantu benshi baravuga ngo ni iby'abasirimu iki,
gusa aka ni agakoresho keza buri muntu yakagombye kugira muri rusange, kuko nta nubwo gakonsoma umuriro mwinshi, uwo ari we wese yagakoresha. Kano gakoresho ni na keza kihutisha ibintu. Yego, reka dukomeze n'iki ngiki gikurikiyeho, wenda turabona ari iki, ni firigo. Iyi ni firigo. Amashanyarazi ahura na firigo. Amashanyarazi kugira ngo abashe gukonjesha cyangwa nako firigo, then firigo kugira ngo ibashe gukonjesha biriya bintu birimo cyangwa gutuma imboga zidapfa, biriya byose birimo ikenera amashanyarazi. Urayicomeka, haba harimo utwuma se cyangwa utwo nakita udukomponenti tuzana umwuka ukonje, bikagumamo ibintu bimeze neza. Yo firigo ipfuye turayikora cyane, of course tumaze kubyigaho, twarabimenye na pratique turazikora. Iki noneho iyi ngiyi yitwa cooling air indoor cyangwa ukayita fan. Aka ngaka gakunze gukoresha n'abantu benshi mu biro, ahantu hahurira n'abantu benshi. Yego, aka ngaka kazana umwuka mwiza cya fresh air, nako gakoresha amashanyarazi. Muri rusange aka nako ni agakoresho k'amashanyarazi, kandi muri tayari kuba mwagakora mukagakorera maintenance. Ibi byo ntago mbizi pe. Ibi ngibi rero iyi bayita moteri. Urabona yuko zigenda zirutanwa mu nguni, nabyo ni ibikoresho by'amashanyarazi bikoreshwa ahantu henshi nko mu nganda. Muri rusange izi moteri zishobora kudufasha mu bintu byinshi, nko mu guterura ibintu runaka cyangwa mu kubirifitinga tubivana ahantu hamwe tubijyana ahandi. Ibi ni ibikoresho nabyo by'amashanyarazi bisapurayinga amashanyarazi kabona imbaraga. Urabona ko ari akantu gasa nk'agati gatambitsemo hagati, ugashyiraho ikintu ushaka cyawe uko gikora, kagagikaraga. Niba ari ukumuvinga kuva ahantu hamwe ujya ahandi, bigakunda, bikakorohera, bikagenda neza. Tekinoloji igeze kure kabisa. Ubu umuntu azagenda yoroherwa mu mirimo ye ya buri munsi. Reka dukomeze n'iki ngiki. Ibi ngibi nabyo ngira ngo iyo ni imashini. Yego, iyi ni imashini laptop cyangwa se mu kinyarwanda bayita mudasobwa. Yego, iki nacyo ni igikoresho gikenera amashanyarazi, kandi aho isi y'iterambere igeze kirakenerwa mu buzima bwa buri munsi. kuko ngo iki ngiki ni igikoresho cyiza nanjye nakibakangurira, ahubwo byaba byiza cyane muzi neza kugikora, ku buryo umuntu uzagira ikibazo ku mashini azahita abagana mukamufasha. Munabyigana buryo mu mashanyarazi cyane, aho ngaho nta mpungenge zihari, ahubwo nakangurira buri muntu wese imashini nimba igize ikibazo si ngombwa guhita ujugunya cyangwa se ngo wumve ngo biracitse. Ibibazo birakosorwa rwose bigasubira ku murongo bikagenda neza. Alright, then iki ngiki cyo ni igiki? Iki ngiki rero urabona iriya mashini tubonye kugira ngo ikore ibintu byinshi ikenera icyo twita internet. Iyi ngiki rero ni router ifasha ya mashini yawe kwa accessinga kuri internet kugira ngo ikore ibintu byinshi. Yego. Nuko ngo none igahura n'amashanyarazi. Ni ukuvuga ngo reka wenda mugenzi wanjye abivugeho. Ahantu ihurira n'amashanyarazi n'ubundi ya mashini yawe nimba ikeneye internet uyikoresha kugira ngo accessinga ibintu byinshi. Urumva nimba ari imbuga nkoranyambaga, nimba ari ukuvumbura ibintu runaka, nukenera internet, iki gikoresho nacyo gikenera amashanyarazi kugira ngo kibe gitange iyo internet. Urabona nyine kijya ntabwo cyakora kitabonye wa muriro w'amashanyarazi, baragicomeka, urumva nacyo gikonsoma amashanyarazi. Yego, reka twihutishe turebe ikindi twari tugezeho ni ikihe? Ni iki ngiki iki cyo noneho ni igiki? Iyi nabona ari iyi ngiyi ni twayita wenda se nka kuka. Kinyarwanda ni amashyiga. Aya ni amashyiga, urabona afite umugozi, uriya mugozi ureba urawufata ukagenda ukawucomeka muri prise, ukabona umuriro ukaza. Dore hariya uri kubona ko ari akantu kameze k'akazeru nyine, ako ngako ugafungura cyangwa ugafunga hejuru, ugaterekaho inkono yawe ukabasha gushya nta by'inkwi nta by'imyotsi. Tekinoloji rwose ni ibintu ni sawa cyane. Ahangaha ni ukuvuga ngo ibi bintu nimba tubifite mu Rwanda, tukaba dufite abantu bakiri batoya bari kubyiga, bashobora kubikora, bashobora kubikoresha nta kibazo. Ni ukuvuga ngo iki kindi cyo gikora iki rero nacyo gikoreshwa mu bintu byo gushaka ibintu by'amajuice cyangwa by'imitobe. Urabona ushobora gufata inanasi yawe ukayihata, ushaka umutobe w'inanasi nta bintu byo gusekura bya kinyarwanda bya kera bya hambere, ugashyiramo ukayicomeka, rero ugafungura igabasa kwenga wa mutobe wawe neza kabisa. Ndabona ariyo bita blender.
cyane niyo bita branding irafasha cyane mu buzima bwa buri munsi, mu rugo. by'umwihariko tekinoloji ubundi icungura igihe cyacu kandi igihe ni amafaranga. Yes. Ibi biradufasha cyane mu iterambere Of ryihuse. course. Okay. Aka ko nanjye ndakazi. Ni na domaine yanjye. Iyi ngiyi mu ndimi z'amahanga bayita multi plug cyangwa multi socket, bayimenyereye nka Laronge. Iyi ngiyi idufasha rero kuba turiya twanya uri kubona wagenda ucomekaho ibikoresho bitandukanye by'amashanyarazi. Urabona urugero nk'iyi ngiyi ifite imyanya 4, ushobora gucomekaho ibintu bitandukanye, ya mashini twabonye za kuka, mu rwego rwo kugira ngo bibonere amashanyarazi kandi nyamuneka ibi bikoresho byose turi kubabwira iyo bipfuye turabikora bikongera bigakora neza, ntihagire umuntu uzajugunya igikoresho na kimwe. Reka turebe n'iki ngiki kandi ndabona ibintu ari sawa. Ibi bintu niba muzi koko kubikora mukamubizi kubikoresha nk'abantu babyiga, igihugu nta ngorane gifite mu myaka cyane abatekinisiye b'ejo hazaza neka ko n'ubu bahaye, ariko abariho ubu ngubu abari gusohoka mu mashuri abikwiga ubu turi kwiga gukora ibi bikoresho no kubikora bundi bushyashya twashyizemo n'iterambere. Iki ngiki rero ndakeka nta muntu utakizi, na wa wundi wahehe arakizi. Iyi ni imashini yogosha y'umuriro w'amashanyarazi. Iyo umuriro wagiye ntabwo bashaka kogosha. Iyi ngiyi abantu mujya muri salo gusokoresha kwiyogoshesha murabizi ko iyo umuriro udahari murataha mukagaruka ikibazo cyakemutse. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni iyi mashini iramuka igize ikibazo bazabarebera rwose, ibintu bizahita bikemuka vuba. Iyi ngiyi none uyikuriye. Iyi ngiyi ni imashini idoda. Gusa si za mashini za kera banyonga ugasanga amaguru yananiwe, wenda akenshi bikora n'abadamu cyangwa se n'abantu bakuze, ugasanga byabagoye cyane. Ni ukuvuga ngo n'umuntu ufite ubumuga bw'amaguru iyi mashini yayikoresha ikamuha amafaranga, urabona ntabwo bisaba kunyonga. Iyi ngiyi ikora neza kandi mu gihe cyihuse. Urabona tekinoloji igenda icungura igihe cyacu kandi tugakora ibintu vuba. Iyi mashini rwose ikoresha amashanyarazi, buri wese yayikoresha, ntabwo ari ibintu bihambaye, kandi ipfuye irareparwa cyane. Yego. Aka ngaka njya nkabona kuri televiziyo, nanjye numva ngafite mubihuza gute? Mbese mwasobanurira abantu gakora iki, gahura n'amashanyarazi, mbese amashanyarazi karayabika cyane kayabika, gakora gate? Ni ukuvuga ngo ibi bikoresho byose turi kubona hano ngaha mw'abantu, nk'icyo twababwira byose, nta gikoresho hano cyakora kitafite amashanyarazi, umuriro. Ibyo twiga aka ngaka kugira ngo gakore, nyine uragacomeka ku muriro kakabona umuriro, then ukaza gufungura, ukaza gushyiramo byawe umuriro, nyine kakawukenera nako kakakonsoma. Iyo umuriro ushizemo nta rezida tubona. Ni ukuvuga ngo iki kindi cyo gikora hehe? Nkibona giteretse ahantu bogosha cyangwa ahantu bakorera betting. Yego, iki ngiki ubundi mu ndimi z'amahanga cyitwa electrical generator. Iki ngiki kidufasha gushaka ingufu z'amashanyarazi. Ahangaha niho dushobora kurahura umuriro w'amashanyarazi. Ubu noneho murantembereje munjyanye kuri source. Ahangaha tukujyanye ahantu ubundi dukorera umuriro w'amashanyarazi. Iki gikoresho nicyo tubyazamo amashanyarazi. Ayo mashanyarazi dukoresha hirya no hino aturuka muri iki gikoresho cyitwa generator. Ni ukuvuga ngo noneho hano ngaho urabona, murabizi mwese mufite umuriro w'amashanyarazi, igihugu cyateye imbere muri rusange, ariko hari ukuntu umuriro ugera gutya ukabona uragiye. Iki gikoresho rero umuntu agifite muri business runaka zitandukanye, iyo umuriro wagiye tubasha kubona undi muriro bitadusabye wa wundi wo ku mapoto y'insinga. Ni kwa kundi umuriro ugenda moteri igahita yaka ukumva ibintu birahinze, akazi kakomeza kugakora neza cyane. Ndumva rero ari sawa. Nacyo muragikora? Nacyo turagikora. Iyo cyakwamye gikwama ibintu byinshi bitandukanye, nacyo uraza ukatureba bitewe n'ikibazo wagize tukagukorera nta kibazo. Hanyuma zino kuka nazo ndazibona, zimwe watekamo imiceri, ushobora gutekamo ibishyimbo, ariko by'umwihariko iyo igize ikibazo ni gute mubikemura? Iyi ngiyi yitwa rice cooker, ushobora gutekamo ibintu bigiye bitandukanye, ariko iyi ngiyi ipfuye turayirepara rwose. Izi ngizi zigira, iyo tuzicometse ku mashanyarazi zo zikomfata ya mashanyarazi mu bushyuhe butuma biteka bya bintu bigashya. Kuvuga ngo rero kuko tuba tuzi ibice cyane biyigize, iyo yangiritse tumenya n'uburyo bwo kuyisana kandi neza. Mugenda gake gake mwinjira muyifungura mwongeramo gukemura ikibazo cy'umuntu.
Yego. Okay, ndumva rwose muri abantu b'ingenzi kubagira, ni sawa cyane, nta kibazo abantu bazagira. Hanyuma itoroshi nta nubwo nakwirirwa nyibabaza aho bitinze, iyi ngiyi ariko ishobora kuba ifite umwihariko wo gucaginga. Iyi ngiyi itoroshi urabona ifite power cut. Iyi toroshi iteye imbere cyane, ni itoroshi ushobora gucaginga, ni ukuvuga ngo yo ikabika umuriro ikaza kuguha urumuri mu gihe wa muriro utawufite cyangwa uri ahantu utagera. tuzi abantu benshi bakoresha amatoroshi, wenda ni abantu bashobora kuba bakora nk'akazi k'ijoro. Nshobora kuba mfite umuzamu wanjye ari hanze ari ku kazi, afite telefone ye ikamuzimana, afite iyi toroshi, afite umugozi, aracaginga itoroshi bitamusabye kwinjira mu nzu ngo acaginge. Aha, reka dukomeze nyine. Itoroshi abantu benshi barayizi. Ikindi muri papetiri niho mbibona. Yego, iyi ngiyi yitwa printer. Fotokopiya, izi ngizi nazo ni ibikoresho by'amashanyarazi. Izi ngizi muri papeteri cyangwa se ku bigo by'amashuri abantu bafotora ibintu nk'ibyo ngibyo. None se ikibazo cy'amazi ku mashuri, ibi nabyo babigisha kubireba? Cyane kuko birahaba cyane ku mashuri, bakoresha ibikoresho byinshi bitandukanye. Tuba tubifite ibyo twigiraho, kuko nishobora no gupfa ku ishuri, ntabwo bazakenera wa mutekinisiye wo hanze, bazireba mu banyeshuri babo, kandi aribo twe twiga amashanyarazi. Ni ukuvuga ngo ikibazo muhita mugikemura vuba cyane. Aha, aka gakoresho ndi kubona ikintu mbashe kumenyamo ni umurasire. Umurasire, iyi ngiyi yitwa solar panel. Ni uburyo noneho dushobora gufata amashanyarazi aturutse ku zuba. Mu iterambere ry'amashanyarazi hagiye havumburwa uburyo bwinshi umuntu ashobora kubona umuriro w'amashanyarazi. Ibi ngibi bikunda gukora nk'icyo bita backup. Igihe uyu muriro tubona wareye guturuka ku mapoto wagiye, ushobora kwifashisha iyi solar panel nka backup, ugakomeza gucana n'igihe umuriro wagiye. Ni ukuvuga ngo ibisubizo byose uba bifite. Igihe umuriro wagiye nta kibazo wayifitiye, izuba ryavuye cyane. Sinzi kugira ngo iwawe hazabura umuriro ufite kano gakoresho. Rero reka dushimire mwebwe mbere na mbere mwaduteze amatwi. Twari turi kumwe n'abatekinisiye b'amashanyarazi bakiri batoya, aba future engineers. Rero reka tubashimire namwe. Murakoze cyane, kandi no kuduha umwanya tukababwira ibintu tuzi mu bijyanye n'amashanyarazi. Cyane murakoze. Amashanyarazi mushobora no gutanga inama, reka mwatanga inama mu gihe turi gufunga gutya dusoza, mwatanga inama ku mikoreshereze y'amashanyarazi muri rusange. Ni icyo umuntu akwiriye kwigengeseraho amashanyarazi, kuko ngenda bizi ko yica. Ikintu cya mbere, amashanyarazi ni ikintu cyiza, ariko nanone bigisaba umuntu kwitonda. Kubera yuko iyo umuntu akora mu bintu biri danje bisaba kwitonda. Naho ubundi amashanyarazi yo ni izingiro ry'ubukungu n'iterambere ry'igihugu cyacu. Of course, amashanyarazi nanjye icyo navuga, umuntu kuyakoramo bisaba kwitonda, ukamenya ibyo ugiye gukora, suhubuke. Nk'urubyiruko nyine urumva tugira imbaraga nyinshi n'amatsiko menshi, ariko uritonda. Rero amashanyarazi yoroshya ibintu byose, akazi irakoroshya. Nyine amashanyarazi ni meza pe.